Mbese wowe uko utayitinye kuki kwinjira mu mazi nakwitinya mama kazanjye amagana nze n'ibintu uramutipine niwe yamujwigirije sanga rero yankoreye ndinda kwegeraniye murebe none wakoze mu by'ukuri turimo ibintu bigoranye babaje bose bumiwe bose ibi bintu sinaha birasanzwe uranyumva dore ubu wongera bikonde ngo wahageze we wabonye ibyo bimeze nge nabibonye nabo mushatse nkabereka ukuntu bimeze umve ngo ni ibintu nabibonye nta magambo wabona yo kuvuga umve ngo nta magambo nanjye umve ngo nta magambo mfite ikagwibariza kandi ubura mu kazi wawe yarasanzwe ari indaya ku buryo uvuga ati natwe twabyumvaga tukamuhakanira ariko ntaruhakanira ibintu by'uburaya cyangwa by'ubushinzi byamugaragaho reka nako twamuhakaniraga babitubwiraga afite abana babiri musaza wanjye ntiyarenganye mu by'ukuri satani ni umugome n'izina ry'Imana wumve ngo baracyari mu cyumba iki cyese uwo bari kumwe se wabonye isaza umuzi cyane reka ntawe nzi wumve ngo nanjye ndahageze ndumirwa mbura n'icyo navuga ubu byandenze namuze byamurenze cyane wari kumupfubura reka nta gupfubura musaza wanjye nawe inzoka ishobora gusanga umuntu arizi ugasanga abantu ahantu buryana ariko inzoka yapfuye oya wamugani n'inzima n'inzima irabuje kubeshya ni cyane turi bwinjire umwana ubwo twagenda nkabereka ahantu bari tuve mu bintu bya burage koko kirora genda tubwize ukuri ntabwo nagiye reka tugende n'inzima nta n'amabuye umuntu yabona ngo ayitwaze mva jya imbere rero urumva jya imbere utwereke mwandebe igiti se mwana ntabwo ugena kwinjiranye igiti inzoka mwana inzoka zirahari imbere ibari nko mu gitanda bajye kubereka ariko mundebe igiti wa kwisha mumiyora kerete muri ushobora kwinjira ugiye ugasanga ariko rugana none umva n'insima bakujyana inzu ugasanga ntabwo ari imwe n'ebyiri inzoka ebyiri igiri yakibazo rugajya imbere sinzi ko nagenze buriya ndebera mu by'ukuri ntabwo ngufashe none wari ibintu waneje mbese wowe uko utayitinye kuki kwinjira mu mazi nakwitinya mama kazanjye amagana nze n'ibintu uramutipine niwe yamujwigirije sanga rero yankoreye ndinda kwegeraniye murebe none wakoze mu by'ukuri turimo ibintu bigoranye babaje umve ko sinzi rero ngo urazira ibintu n'umugore ndebe igishuka cyatasuye kigujojoba amazi ariko mundebere bakoze mundebere mu by'ukuri musaza wanjye agiye kumuhigira nakize nagumva mundebere nyine ntabwo bavuga we mugabo bavuga se bafite bavuga urimo uragenda rusatira n'urizi ariwe mwana utigendeye we uri no gusohora ururimi zirashutse neza ubu nyine karabaye mundebere umva mbese uwo oya mureke mbavugire mureke tubavugire musaza wanjye yewe hariya mufite abana bangahe babiri yewe mama yewe ese ko mudakuraho ibisura byanyu umubyeyi uburire bwatose turi ukuntu nabirimo ndebere yamamaye kandi bwari busimbukirwa nedere n'indwara iraza kuba yatuma irimo irashaka kujya mu ntuzajya irimo irashaka kujya mu gusa ibintu by'uburozi mbese ngiye kubabeshya pe mureke mbabwire yewe mama wewe rebe yepu umva nawe ariye igiye mu buriri we turamureka muki
ubuse we mureka babwire rero babanje ngo bafashwe n'inzoka we abaturage basohotse ibintu rero bose bumiwe Maramutse mwabaruye. abantu bose bumiwe ibi bintu sinaha birasanga ariko nta muri abarozi mushobora kuba muruka ibirozi gusa ahubwo ko n'ibindi umva mureka babwire rero ntabwo bari kumwe tugira gute mwabasha kuba reba ibintu wakoze ngaho rero reba ibintu wakoze mu by'ukuri ndebera wameze nza guca umusaza wanjye inyuma ngaho reba ngaho reba ibintu bakoze umugabo we ngo aba muri Amerika nose aho ibintu biri asambana kuba uyu mugore asambanaga n'uriya mushoferi uriya n'umushoferi n'uri umuntu bahora kuba cyane so ntaso ufite mu by'ukuri urumva ntaso ufite urumva ntaso ufite buriya gusa ntaso ufite buriya umusaza wanjye ntaso ufite ibaze ngahibaze urumva nta kintu nawe ufite buriya ufite n'isoni ngo nta n'isoni ufite buriya urumva nta kintu nawe ufite buriya nza murebe nose nka musaza wanjye yagiye gucira inshuro njye gusanga umuntu ntari isoni kuko ntugira n'isoni ahubwo urumva nta soni ufite buriya wamenya nze murebe naho ntibibakoze buriya namwe mu kazi wanjye mu by'ukuri usa wabuze iki mu rugo ni iki muri mu kazi wanjye mu by'ukuri wabuze ni igiki wabuze ariko namwe mwafatira ibyemezo nose yewe dushaka kugira ngo tumenye umuganga waba warakoze bino n'undi wese bizamubeho ikibazo oya bino ni byiza ko ntugira n'isoni ibyo bikagaragaza ubuntu ntugira n'isoni yewe yababa umuntu asa n'ufite buriya ntacyo ubuze mu nzu nta na kimwe ubuze umusaza wanjye ngo buri kimwe cyose nawe ukajya gukora ibintu utagira cumi na kabiri wabuze iki wari wabuze iki mu by'ukuri wari wabuze iki wari wabuze iki ni icyo wabuze mu nzu ku buryo wagiye gukora ibintu bimeze gutyo ubu nta soni ufite buriya wamwana nze murebe urebe ibintu wakoze mu by'ukuri nze murebe muri abo kazi wanjye mwahibaze ibyo wakabonye nta n'ikindi ibyo wakabonye usa nk'uzuze w'ikintu cy'ukuri ugira n'isoni dore ko utagusimbukira mpamagara umupfumu ugira n'isoni uko kuva nabaho n'izina ry'Imana ibintu n'ibindi Yesu we Imana hari igihe icyo natinye ni uburozi Imana buriya dushobora ko tugifite abarozi genda nabi muri Rwanda rugabo shoza gakondi kwiriya n'ibyo ari kuvuga uzi ko abisani kuganira nande mureke babwire ibintu ndi birangiye kuzana muganga yampamagaye ngo yahageze umuganga ngo yahageze mugaza ikizi bibiri ngo yahageze abakizi ibintu cyane nayo hari mwaka igihano gisumba iki ngiki ngo umunsi wose banabo niza gipapuro no muri bavuga ko mbona bagira ese wagaragaza banabo rwose watuvugishije uri kumva umeze gute umerewe gute noneho iri guhana ukamenya mu kibuno we Mana yaburana wari kwipfa uriya mutipe ko jamana nawe yahakorewe do yamukwezi yamunoze yahageze none rero nuko mana mva mu nzira kumujimira amatara ku ruhande ku muganga ariko zimya amatara kugira ibintu by'abaganga yewe waramutse muga murabo mwaramutse banga mwiriwe niruho neza mwese mukeye ndetse neza ndi kubona ibintu byabaye ibi bizangane n'uwo biteje se ariko umuhungu uri muri Amerika musaza w'uyu mukobwa umukobwa turi kureba yarampamagaye ambwira ibibazo biri mu rugo bamubwiye ntabwo uri umurozi oya rwose ndi umuvuzi gakondo ntabwo ari ukuroga ibi ni ubuvuzi gakondo ibi ni ubuvuzi gakondo ntabwo ari uburozi mbese utwe ntibyatwataka ntacyo wakoze si byakazi niyo impamvu byabafasha kuriya mbese tubwire nibyo bakoze tubwire muga kandi n'umukecuru kandi abantu b'abakecuru rwose ntabwo bajya bavugisha ukuri kandi bagira n'impuhwe yego kandi n'umubyeyi ibi bintu byawe kuri abantu kuko si amarorerwa ni amarorerwa ariko biratura bibakiza none se byagenze gute kugira ngo dore uri kureba
kamera bamufashe biriya turabizi ni ububasha eh iyo abantu bakoze ntabira amakosa urabona ni amarorero uyu ni umuhungu wawe uyu ni umuhungu wanje eh ni umuhungu wanje reka nza niyegere hariya mufatanya kuroga ibi bintu se kuroga ni ubuvuzi mwaka nawe muri abaroza ariko reka mwereke ukuntu agiye kubavura burundu ibi ni ibintu bishoboka kandi bigaragara mama ashize imbaraga kugira ngo ibintu byo gutya ni ukuvuga ngo twewe dufite imiti dufite imbaraga nyinshi dukoresha cyane umuntu mumundebere neza niwe amakosa niwe nshaka tugomba kumpa uburenganzira bwo kugira icyo mvuga cyangwa icyo nkora uyu mugomba ko mbona ukiri muto se mwana muganga dufite amakuru y'uko iyi nzoka yahageze bari kubikora kandi baguhamagaye baturutse ahantu kure cyane inzoka yaje gute kugira ngo ibashe kuhagera ahangaha ni ukuvuga ngo twewe iyi nzoka turayohereza mu mbaraga zacu n'ubu turi kuvuga nawe ubu tuvuga n'ufite ikosa dushaka twayohereza mu mufuka wawe dushaka byanze muri ahubwo kugira bigende ibyo ntabwo bigeze none se ikindi gufasha abantu bantu mugenze gakeya nk'umuntu uri muri Amerika umufasha gute kandi uranga mu Rwanda inzoka muri Amerika ndahandi inzoka itagera ahantu nk'uko utaba yaba mu Rwanda yaba muri Amerika yaba uri hehe ndahantu itagera usi Amerika muri ibi dayimoni bajya ahantu wumva aho waba uri hose waba wibye waba uri gusambana waba wahemukiye umuntu upfa kuduhamagara dufite nimero niyo waba utazi no kwandika bashaka umuntu ujya kuri WhatsApp uranyumva neza ukatwandikira umukecuru afite telefone bajya bamwandikira kuri WhatsApp muretse gato tubanze ubundi dufashe abantu bindi abayobozi kuba bahageze ntibaze ese biratuzi iyo nzoka mbese ko isi amahanga yitwereke neza inzoka nabonye byinshi bigibyo biteye kandi naguye ngiye gukuruma ku itama ese wewe tutaguriye ntabwo yandya kuko nta kibazo yakoze ariko nk'ubu wahemutse wariye nk'amafaranga y'umukobwa akampamagara ati umuhungu ari kunyanga nayigutuma abasore mwese mukurikiye hano mujye murarya utugabuwe ntabwo musoro utari umurozi ntabwo uri kwiyumvamo ko waba uri muri ntabwo wawimvamo kuri umurozi uranyumva neza wa muhungu none ubu nawe wafata oya utayimuteza mubwira ati mfatira uyu muhungu oya ntiyimuteze oya ntiyimuteze none se iyi nzoka bayiteza umuntu buriya umuntu wahemukiye undi cyangwa wibye undi none se bamwe batabyara cyangwa bafite bamwe batabyara nabo turabafasha ari umuntu wahemutse uranyumva dore ubu wongera ubikora ndebe rwose turasomanye nta kibazo ntacyo humura wowe wahemutse ese ushobora kumuteza n'iy'ahandi ni ukuvuga ngo iyi ngiyi yari iri muri zinshi zanga yari nyinshi dore na ziriya ubonye ziriya zise zigendera uranyumvisha twabonye nyinshi mwabonye nyinshi dore iyi ngiyi niyo yari igize ute yari igenwe kuri bano bantu na sebukwe yahageze turamushaka sebukwe niwe mutuzanire twahuye gufama amakuru none dore byanga twabimenye n'undi turi abanyamakuru twabimenye byabaye ku mukobwa wawe urabivuga ndi kubibona ariko ntawe ngiye kureba ubwambare bw'abana ahubwo nimusohoke dusohoke muze watubwiye muze wagara tubwire muze turi abanyamakuru wagara tubwire ubwambare bw'abana nimusohoke muze watubwiye byabaye muze watubwiye koko muze tubwire muze wahagaze ukatubwira koko muze tubwire watubwiye koko ngiye kureba goma hano byabaye muze watubwiye muze turashaka kutubwira nanje mberede nk'amaso yanje ariko wajyase nacyo muze watubwiye se muze hano ni waba umuhungu wawe muze
dufashe kandi nawe usobanukirwe ibyo mbonye birahaga muze watubwiye mwirirwe muze ucamo ibyo bishyimbo ko kugenda rukamureka babwire ndabona ntaje bicara ndetse ubu niko tubonye ibibaye n'abantu barabyiboneye rero ibi bintu ni ishoboramahanga tubaze umuganga se twebwe umva wa muganga agiye se uriya muganga naze umva muzane no mukecuru maze tubabaze dusoze ikiganiro twigendere muganga ufite ibibazo bigera kuri 3 icya mbere kiragira kiti inzoka yafashe abantu ninde wayizanye barafatanye kuri sibyo icyo ni ikibazo cya mbere kugira ngo ize yaciye hehe hari hakinze cyangwa bikunde hari yakinze noneho mwoje inzoka ebyiri cyane no kuvuga ngo ahantu hose waba uri Kigali waba uri Kirehe waba uri Kayonza waba uri Amerika waba uri Tanzania waba uri umunyarwanda uri umuganda mu rugo iwacu twe turafite igisekuru tuvuka Tanzania Kongo tuva muri Kongo tumaze igihe kinini mu Rwanda ariko turahakorera uyu mama wanje ni mukecuru yambaye imbaraga tuvugana umpamagaye kuri telefone unashaka abantu bose bakurikiye bari hano ntabwo nzi ngo muri bande ariko ari umuntu ushaka kumpamagara dutanga nimero yacu imbaraga zayo zihera zikagarukira hehe ni ukuvuga twe dukora mu buryo dushobora kwita uburyo bugera muri 6 ubu turi kuvugana uri umusore umukobwa murateretanuka muri amafaranga aramutse angezeho akambwira ati mfasha nje ndamufasha cyane umukobwa niba gushaka kongera akakubona sibyo wamuhemukiye cyangwa ugasubiza ibyo byiwe wariye bitashoboka tugutuma inzoka yacu buri unabona kari akanyamasyo kari haya buri gutinya mwese twanze kugira tuba dufite uko nahamagara byose birahita biza rero mu bantu mwumva dufite umwanya muke hano dufite n'abandi uretse mfasha bazo kamasi hari abantu kumva ngo muri kuvuga muri Amerika nyine nabigira nayo bwoba igihe nshobora kuba mfite n'uri cyane nziko ngiye kujya muri Tanzania abantu bakumva ko ngiye bakabyiga bakaba babyiga ko mbonye ibyo bintu byo gufasha abantu umuntu ari kana arangiye Jira byagenze ukatura duhamagara cyangwa ukatugana ukaduhamagara kuri nimero twabahaye cyangwa murayumvishe twayibahaye muratuganuka ngo ushobora nko kunsaba umuti wo kugira ngo ntihazagire umuntu kwiba mu rugo nagera kwiba umuntu nakoraho usanga iri nzoka kiro reka nkwereke turi kwihuta numvise abantu ngenda bisaba ko nikore nubwo babyanze mbabare niba ntabatotse ariko mutubwira ibintu mukora kuri musanze yefite ibibazo byinshi cyane niba hari umse mwakica n'umuntu twewe nta bibazo na bimwe tutashobora gusubiza urumva ako nimuze kubitwewe ubu tuvugana umuntu wibye umuntu waroze umuntu wishe turamugaragaza kandi kumugaragara mu karubanda niba uduhamagaye ukambwira umwana wanje ararwaye umwana wanje arapfuye ntanzi byari byo yaryamye mu gitondo arapfa turakurebera tukamenya ni umuntu wamwishe cyangwa ni uburwayi bwo kwa muganga indwara tutavura iri ku WhatsApp indwara tutavura ikintu twagerageje tukabona ni ikintu gishobora kujya mu bitaro by'ibizungu ni sida turaza tukagusuzuma cyangwa ukaduhamagara tukagusuzuma tukakurebera ikibazo ufite iyo dusanze ari indwara urwaye y'ibitaro bya bizungu turakubwira gana muhita mubibona gana ibitaro byo ku bizungu y'abantu babisa barozi kumwimba umuntu yakwita umurozi utari ku murongo ukoze ikosa nk'ubu turi kuvugana n'icyo kibazo wahura wabonye iriya nzoka buriya hariho rwabya rwa mukuru hari inzoka 8 hari ise hakaba na nyina buriya ririya ni utwana kubera ko ibibazo byabo biroroshye ariko bakoze ibikorwa byo kuroga wakoze ikosa ryo kwica umuntu cyo tumutumye urwabya rwa mukuru ariko buriya ni mu rusenye icya gatatu ntabwo turusenye ariko icya gatatu ndi gusoza njyewe nanigendera bitaza kunyirukankana nk'ubu twaje ahangaha tuje gufata inkuru y'ibintu byabaye urumva abantu bose babimenye ni ibintu bigize wowe nko mu rugo iwanyu aho mutuye cyangwa aho mukorera ntabwo babafata gute ku baturanyi banyu ikindi nanone ndi kukubaza yewe n'anasoza ibyanyu binarangira ndi kukubaza hari nk'abantu baba barabuze urubyaro cyangwa nk'inyatsi nk'abantu bafite inyatsi abantu bubaka ingo zikanga abantu babuze imbyaro abo bantu babafasha gute izo ngamba zishobora cyangwa izo ndwara turagufasha neza cyane niba warabuze urubyaro uratuganuka tubwira tukareba kuba ari umuntu ushaka kumbwira ngo umuntu wanjye yarwaye mu mutwe
guca ubu n'abantu ngo basaze hari igihe usanga ari ikibazo cyo mu bitaro bya Bizungu ugasanga niko mu kibazo cy'imitsi yo mu mutwe yagize ikibazo ugasanga umuntu ari kuvuga umuntu wanjye yasaze twe turabanza tugasuzuma tukareba niba ari marozi cyangwa niba ari burwayi bwo ku Bizungu tukakohereza mu bitaro bya Bizungu bakaguha sentimentale bakaguha ariko iyo dusanze ari ibintu by'imyuka mibi turagufasha tukagira gute tukakuvura hari umuntu ushobora kugira n'abantu bamadufasha urabona bakagira inda ikamumaraho nk'imyaka 2-3 turagufasha tukareba icyari cyo mukamuvura tukakuvura ugakira kandi twe ntabwo dukunda amafaranga gusumba abantu reka mbabwire urabona ikintu gikapu umura nta kibazo mwana harimo inzoka 45 twereke bimwe watweretse kuramo imwe nshaka kubabaza tushaka kureba imwe gusa abantu bakwigendera njye numva nshaka kureba imwe urabona dore izi ni nyinshi urabona ni ukuzivangura umurareba urabona wakoze wakosa ngo urabona mvuze ngo fata ngavuga izina rese uyohereza gute kugira ngo ijya mu cyumba cy'umuntu ubu tuvugana mubwe ati genda ufate kwa Eric cyangwa urebe umukobwa umuntu wita Alicia umuhungu yamwibye amafaranga genda urumva genda umuzana dore nguyu ubu yagiye ahita agenda ubahita genda tambura muhungu waje dore kuri ubona ubwo yaje ava ngo ngugenda umunsi muri ndakaye nanzo kugenda genda umufata wavuga ngo abantu ngo ku makaro waba uri mu etage y'amakaro y'ibiki nzo kugusangayo ubu nanzo kugenda kuri mama ntayo ntanzo kugenda kuri sima ariko ngiye niba n'icyo kuzigama ndashaka kuba gusanga bandi